Ahangaha mwasuye mubona ko tuhakorera amatafari. Nyuma y'uko rero nangiye kubumba amatafari nibwo naje gutekereza gukorana na banka gusaba inguzanyo. Ntangiye gusaba inguzanyo numva ko harimo na component ya grant itangwa na Jambere project. Ndasaba nuzuza ibisabwa, bambwira ko banyunganiye miliyoni 3,600,000. Nari narasabye miliyoni 9, numva biranejeje. Ndavuga nti burya umubyeyi ntago ari umwe, hari n'undi wakuremera nk'umubyeyi kandi atarakubyaye. Nuko ndayakoresha, ndishura, ndarangiza. Ndangije projet y'amatafari tuba tugeze muri season y'imvura, ariko numva ntago nkwiye nanone kurekera aho ngaho. Nibwo nahise ntekereza, ndavuga muri iki gihe amafaranga ko ahari nabanyakoresha gute. Nibwo nagize initiative yo kuvuga ngo ahantu hari umuzamu haba ugomba kubarinda ziriya nk'umubona hakurya amatafari ahari. Ariko ndatekereza se bazamu bazaza baba bari aho ngaho nta kintu bakora, niko kuzanamo projet yo kuvuga ngo reka nzane izinyana mubona aha ngaha. Ndongera nyuma gato ntekereza ku kijyanye n'ari amazi mubona aho tuba twakuye ibumba. Ndavuga nayo hari uburyo umuntu yabyaza umusaruro. Nibwo nazanyemo projet y'imbata. Imbata ni ikintu gikundana n'amazi cyane. Hanyuma imbata ubu harimo izatangiye kubyara. Nazanye imbata 30, bufite imbata zijya kuri 40. Nyokuru nabimenye ni bagenzi banjye babanje ahangaha barabimbwira, baravuga ati hari ahantu hari akazi. Nanjye ndavuga ati mfati ya mbere, ndavuga nanjye nzaze ndebe ko nakabona. Umushinga mfite muri njyewe ni uwo kuzacuruza, ngacururiza hariya mu nkambi, kabone niyo nafata nyine ibishyimbo cyangwa inyanya ngaterikariye, ariko nkaba nzi ko ari ibyanjye. Jambere ntago nabona uko nyivuga nk'umubyeyi. Umubyeyi niwe ukora uri umwana, ariko akaba gutekerezaho ibyo utazi ko we yagutekerezagaho. Nubwo ndimo kukubwira ko ngiye gutangira korora inkoko yango mu kwezi kwa 9, neganya ko aribwo nzaba ndangije kubakira aho inkoko zizaba n'abazazikoramo aho bazaba bari.